Muraho, iyi ni channel Nyirabisage TV. Turasuhuza abanyarwanda baba mu gihugu mu Rwanda, turasuhuza abari hanze yacyo mu mahanga. Turabizi ko mudukurikirana, rwose turabibashimira. Hanyuma rero ngira ngo murabona ko twabazaniye umutumirwa. Iyi channel yacu Nyirabisage TV yiyemeje kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, ijambo ry'Imana. Ngira ngo nicyo cyerekezo, ariko hari icyo umutumirwa aduhishiye. Turagira ngo tubasuhuze, ariko mbere y'uko tubasuhuza turagira ngo musengere iyi channel yacu, musengere n'abanyarwanda muri rusange, kugira ngo ikiganiro cyacu kirusheho kuba cyiza. Turabakiriye rero, ndagira ngo mutangirane isengesho. Murakoze, umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, turagushima turaguhimbaje muri uyu mugoroba w'uyu munsi wa none. Tuguhaye icyubahiro kuko uri uwera wa Isiraheli. Ushimwe kuko wabanye natwe, ushimwe ko watugiriye neza, icyubahiro ni icyawe. Tugiye kuganira Mana, ubane natwe, gumane natwe, byose tubisabye twizeye izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, none n'ibihe byose bizina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Ngira ngo ubu ngubu noneho twatangira muri Sanga kuri channel Nyirabisage TV. Murakoze cyane. Yego, hanyuma rero hari ababonye ubwa mbere, turagira ngo mubibwire. Nyirabisage Jeanne uri mu ntoki. Murakoze cyane, nk'uko mutangiye mubivuga, amazina yanjye bwite nitwa Nyirabisage Jeanne, nkaba ndi umubyeyi, nkaba ndi umumama w'abana ndetse n'umutware. Nyirabisage Jeanne rero niyo mazina yanjye, nuko channel yitwa Nyirabisage TV, ariko nanjye ubwanjye nitwa Nyirabisage Jeanne. Murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma rero hari abantu benshi bazi yuko abantu bafungura channel kugira ngo bashake indonke amafaranga. Ese nawe ni rwo rugendo urimo? Ntabwo ari rwo rugendo ndimo, ntabwo ari urugendo rwo gushaka indonke, nta nubwo ari urugendo rwo gushaka amafaranga, ahubwo uru rugendo natangiye n'ubwo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira ngo abantu bose babashe kumenya uyu mwami, bamukuye no kuri channel, kuri social media, bagenda bamenya ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Murakoze cyane. Turabashimiye. Uyu ugaragara uri umama ukiri muto, mama mwiza. Ese ubwiza, uburanga ufite bugaragara hanze, ni nabwo buri ku mutima? Ndumva nta muntu wivuga nabi, ariko uko nsa gutya ni nako ku mutima wanjye nsa, kuko ntabwo naza guhereza abantu ibibi nanjye ndi mubi, ahubwo uhereza abantu ibyiza kuko nawe ukeneye ibyiza. Murakoze cyane. Murakoze. Turabashimiye abakurikirana channel Nyirabisage TV. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro tubahereza. Mu by'ukuri rero ngira ngo mwiyumviye, uyu mubyeyi yahagurukijwe n'ubutumwa bwiza bw'Imana, kugira ngo abababaye, abarushye, abaremerewe bature iyo mitwaro, bahindukire barebe Uwiteka. Mu by'ukuri rero ngira ngo mwatubwiye byinshi, ariko turagira ngo musangize, murekure ibyo mufite, mubihereze ababikeneye. Ese ni iki wadupfunyikiye, ni iki waduteguriye uyu munsi? Murakoze cyane, nk'uko mutangiye mubivuga, Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe umunsange ndabaruhura. Hari ubwo nawe ushobora gufungura uyu mugoroba cyangwa se iki gitondo, aho uri hose bitewe n'aho uri, ukumvira ijambo ry'ihumure, yemwe abarushye n'abaremerewe umunsange ndabaruhura, kuko ndi umurwaneza. Yesu Kristo ni umurwaneza, aruhura abarushye n'abaremerewe. Murakoze cyane. Murakoze. Murabyumva rero ko abarushye n'abaremerewe nta handi bazaruhukira, ni kuri channel yacu Nyirabisage TV. Ni ukuri rero turabashimiye kubw'ubutumire mwibwiye, mwivuze bihagije. Bamwe bagenda bavuga ukundi, babifata ukundi, ngira ngo nyir'ubwite yaje, mwamubonye. Hanyuma rero reka nkubaza akabazo kamwe. Yego. Mu by'ukuri iyo tubareba turabona koko murakijijwe. Hanyuma urugendo rw'agakiza warutangiye ute? Murakoze cyane. Urugendo rw'agakiza navutse nisanga mu muryango wa Gikristo. Naravutse nsanga papa na mama n'ababyeyi bose muri rusange bo nkomokaho ari abakristo.
muri make rero aka gakiza nagahereye mwacu, ntabwo ari ako natoraguye ku muhanda, ahubwo nako nasanze mu muryango wanjye. Murakoze cyane. Murakoze. Mu kinyarwanda baravuga ngo ipfizi iribyara. Mu by'ukuri koko turabyumva neza. Nimba waravukiye mu muryango wa Gikristo, papa ni umukristo, mama ni umukristo, birumvikana n'imbuto bazabiba zizaza ari imbuto nzima nziza. Hanyuma rero turagushimiye ku bw'aka kanya, turagushimiye ku bw'urukundo mugira, turagushimiye ku bwitange mwagize mugaragaza kugira ngo mufashe benshi. Hanyuma rero ngira ngo twaguha umwanya ugasezeraho abadukurikirana, ababakunda. Turabizi ko ukundwa n'abantu benshi, abamaze kutwandikira baratwandikira muri komenti, ndetse turanahamagarwa utangiye kugira abafana. Kandi mu by'ukuri koko ntucike intege, urugendo watangiye urukomeze, urashyigikiwe, ni benshi babitubwira, ni benshi, ahubwo rwose ni karibu mukomeze, nimugaragaze impano zanyu, mwiyereke ababashaka, rwose turabishima, ni benshi babishima barabitwereka. Mu by'ukuri rero twaguha umunota umwe cyangwa iminota 3, murayihorana, ariko noneho kubwo gucunguza uburyo umwete, akazi ni kenshi, twabaha umunota umwe cyangwa iminota mwumva mushaka, hanyuma musezereho abadukurikiye. Murakoze cyane. Ntari nasezera, Bibiliya ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo uwatangiye umurimo muri twe azawusohoza. Rero nta bwoba mfite bwo gutangira, kuko iyo yatangije muri njye ni nayo izasohoza. Njyewe ndi igikoresho, iyo gukora izakora, njyewe ndi mikoro, ariko iyo kuvuga izavuga, kandi igaruze benshi kugira ngo babashe kumenya aka gakiza. Rero ntari nasezera nkuko mubinsabye, hari umuririmbyi yaririmbye neza avuga ko n'abari kure Yesu azabazana. Rero namwe mwese mukiri kure, mwegere bugufi, Yesu arabakeneye, Yesu arabashaka, kugira ngo abarushye imitima muruhuke. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibane natwe. Murakoze cyane, turabashimiye, nakagaruka.